Kevin gira vuba tugenda uragira ngo dusange barangije gutanga amanota. Ubwo washyushye rero kuko uzi kuri ubona amanota meza. Abandi bana. Ko muntu ucise intege se bigenze bite Kevin? Shamwe, burya ngo kuko ubwenge buza ubujiji buhise. Nubwo ko nongeye gusibira najya. Gusa mu cyumweru cya nyuma dutegura ibizamini nabona gukora neza. Ceceka sha. Nukuri. Ubwo se ibizamini bya nyuma nigiye neza. Bizakuramo ibintu bibiri koko nari ndi mu mandazi. Niza na Kevin twagiye. Yego ani, Kevin ari kurangiza kwitegura. Ndabona rwose musa neza nk'abanyeshuri bagiye gufata amanota. Mama rega ni ngombwa ko umuntu atsapa mu bushobozi bwe. Niba mwarabitsinze ariko. Cyane. Nje ndumva ndibone nka 80%. Nje se ko mbona nibonera nka 75% wagira ngo bayandogeye. Nuko mwiza nani. Bose wowe Kevin. Ngiye simbizi. Gusa nagerageje gukora neza mu bizamini bya nyuma. Sinzi niba binkura. Ariko byo rero warakoze. Ndabona gumwe tubashyiragamo rwose Yannick na mwiza baga bagufasha kwiga. Kumva biranshimishije pe. Sha ntako atagize cyakora. Twaje yari afite mu minsi ishize. Yaza kuba yayitangira nyuma yari kuba tuje. Ngo pe cyakora ugira Imana bigende neza. Nabundi wahita usibira nanone. Cyane pe. Oya shamwe mukuru umutima. Rata Kevin. Humura uko wize bishobora kugira icyo bitanga. Ahubwo ni mwihute mujye kumva amanota. Pazo yagize amanota meza pe. Nibyo? Nubwo hari ubwo yasibaga, ariko muri rusange yakoze neza. Imana ishimwe pe. Nari nahangayitse cyane nzi ko yatsinzwe kubera gusiba. Murakoze kundema agatima. Erega Pazo si umuswa. Nuko ari nkubaganye kandi hakavuga tita ku bintu. Felicite. Carmen. Ngaho reka njye muturimo. Urakoze kumbwira iby'amanota ya Pazo. Ndishimye. Wakoze kuzana ayo mama Pazo. Reka nitabiye telefone yahereye kari mpamagara banza byihutirwa. Ye. Allo? Allo tanti ça va? Oui, ça va. Tesi ni wowe? Amakuru ni meza. Mama na papa barakomeye. Bose bameze neza. Amakuru ya Kabuto. Kabuto turaho. Ubu ndi ku kazi n'umunsi w'amanota, mbese ubu nanjye ndahita njya muri vacances. Uzi ko mbonye abahanzi ba Kabuto ku gipapuro cya festival izabera hano i Kigali nzajyamo. Bitwa Safi. Ntubibuka se kandi harimo n'inshuti zawe. Uzi ukuntu baririmba neza. Yewe noneho nzajyayo mbarebe. Nibaza bizaba bishyushye. Kandi ni kuri uyu wa gatandatu. Kubera ko mfite inama i Kigali ku wa gatandatu nzahaca ndebe uko byifashe. Reka nkureke rero njye kureba iby'amanota y'abanyeshuri ubwo tuzasubira. Yewe kuva Gesera yakira neza sigasinzira bihagije. Fisto. Niwegiye gufata bilete. Shangiye kugenda mu kanya. Sine. Karame. Fisto yakubwiye ko agiye kwiga mekaniki naha aho guhita atangira kaminuza. Koko se Fisto? Kuki wabihisemo gutyo se? Urumva nsanzwe nyikunda kandi bizatuma ngumina. Bitwaye iki se wavuye ariko kiga kaminuza? Ubwo se numva ko kwiga inari byo bihendutse kandi tuzakomeza gufatanya gushakisha imibereho. Ikindi kandi amafaranga nene narabitse yo kukwishyurira niyo twahereyeho tuvuza Gasaro. None se Sine wakwiga ibyo udafitiye ubushobozi? Ntiwumva ko n'ibyo bateje ibibazo muri uru rugo? Gute se kandi? Ubu Fisto nta niyo kwiga kaminuza kubera njye. Oya Sine, mekanike ndayikunda kandi nyize mu gihe gito naba ntangiye gukora. Ni byiza rwose kwiga ibintu ukunda. Cyane. Usibye ko ushatse no kwiga kaminuza nagushakira andi mafaranga. Aha. Sine. Ntukajye wumva ko uri umutwaro muri uru rugo. Turagukunda urabizi kandi biradushimisha kuba uhari. Cyane. Naho ibibazo tuzajya tubifatanya. Si ibyo se, erega na kaminuza nzayagatwara amaze kugera aho tugera. Ye ndumva ntacyo bitwaye rwose. Amafaranga yo kwiga mekanike nzayagushakira. Dore ko atari na menshi. Reka dushimire umutumirwa wacu watuganirije ku kuntu wamenya inzozi zawe n'uburyo wazigeraho. Bravo! Oh bravo bravo bravo! Ni kenshi tuba twifuza kuzaba abantu bakomeye mu buzima ariko tutazi uburyo umuntu yabiharanira ngo abigereho. Umutumirwa wacu ndumva dufashije cyane. Pardon gato yani. Ibintu batubwiye ni seriye pe. Urangiye nabonaga umuntu wese uri kuri hiti nkumva naba nkawe. Noneho jo nabona undi wadanjira mu bindi hatavuga bya bintu mbivuyemo ahubwo nzaba nkuri. None se Pazo? Karama diregitiri. Mu kiganiro baduhaye ukuyemo iki? Mbonye ko icyo yifuza kuzaba uba ugomba kuba ugikunze kandi ugakora cyane. Kandi nyine ukabyubaka buhoro buhoro buhoro. Niba uririmba apana gushaka hiti nk'iya Beyonce kandi ukiri underground. Arakoze Pazo. Ikindi tutakwibagirwa batubwiye n'ukuntu hari ibyo ugerageza ntibiguhire. Cyakoze. Yadusabye kudacika intege. Nanjye numvaga nzamu fashionist biranga ariko umaze kubona ko mfite impano muri ICT kandi nzi ko izangeza ku. Cyakora computer abasha pe. Natinze reka twakire directrice agira icyo atubwira.
mbere ya byose reka nshimire Yannick watekereje iki kintu hamwe na Duane Valentine wamufashije kugira ngo batwumvishe uburyo ibi bintu ari ingenzi maze tugatumira umuntu ubafasha. Ntabwo mvuga byinshi ariko nimukomeze mutekereze ku byo mwifuza kuzaba kandi muharanire kuzabigeraho. Ngaho rero n'umujye mu mashuri mufata indangamanota zanyu kandi muzagira ibiruhuko byiza. Abagize sakwe basigara gato tukavugana nibansange hano. Umva we buriya arashaka kutubwira iki? Ahubwo nimuceceka duhe tumugezeho. Murakoze kuza. Hanyuma rero muri ya festival muzajyamo i Kigali nari nababwiye ko nshobora kutaboneka. Ariko kuko noneho nasanze nzaba mfite inama i Kigali nshobora kuzahaca nkareba uko byifashe. Kandi wa mukobwa witwa Tesi muramwibuka umwe mbere tante Tesi ndamuzi nawe azaza kubareba. Yashyushye siwingira pazo ni Tesi tuzi. Yego mwana niwe uzi ko nawe yakasha nta mapafatse Mbasha ndamukumbuye wese ngize harota twongeye kubonana uzi ukuntu twari inshuti sha. Cyo kandi umva nkeneye kubona uwo mukobwa mwese mwashyuhiye. Ngiye rwose simbyumva uzi ko banyibye amanota 15 yose. Keve wibabara ahubwo genda ubyereke mwarimu. Mutuze twumvikane ndabashimira cyane uburyo mwakoze neza muri uyu mwaka. Muzagira ibiruhuko byiza ariko kandi muzajye munashishamo musome mu makayi yanyu hato mutazagaruka mwarabyibagiwe byose. Ese Keve ko wigunze bite? Ntabwo numva ukuntu ugiye kongera gusibira. Nanjye byambabaje pe. Gusa ngushimiye imbaraga wakoresheje muri iki gihembwe. Uko waburaga amanota 2 gusa di? Ubwo ko nsibiye kabiri. Ihangane. Ubuse mama Yannick ndamubwira iki? Keve ihangane rwose. Gusa nkurikije uko wari utangiye gukora neza, uyu mwaka bo muzigano zaba abantu wa mbere pe. Ntabwo mbishidikanya. Keve ihangane sha. Ahubwo mwereke hamwe banditse amanota nabi turebe ko ari cyo byakungura kwijanisha wari ufite. Haraho nanditse naba amanota se? Keve ihangane hanyereke turebe wambwa ni wabona hari icyo bikunguye. Ni muri chemistry mwanditse 35% kandi nanagize 50%. Hanyuma reka ntwari ibirote yawe nyuza amaso mwikaye amanota ndahita nkubwira sibyo? Uretse gutaha. Keve reka mwarima kurebere kandi iki gihembwe warakoze pe. Tuza turebe. Sha burya ko kagaho kari kundi karahandurika. Ubu urumva koko natuzane nongeye gusibira. Keve humura nabibonye. Dore ngaya mwikaye wari wagize icya kabiri koko. Kibaba we nureba ni 50%. Urarucitse shaho. Aya 15 nitiyashira kwijanisha arahita kwimura rwose. Narimbizi rwose teacher. Ubuse koko ndigurira iki noneho? Keve mu wa gatatu noneho Keve mu wa gatatu. Tukaba turimutse. Muzika amashuri tuyarangije we. Neza. Uwa gatandatu twawusesekayemo. Ariko shaho twabitikuye. Twese kabisa amanota ni menshi cyane. Siko ntabandusha nyine. Ahubwo we kubijyanye na festival ubwo directrice yavuze ko azaza. Nubwo iyo bwabaga tukaririmba neza tukamuhesha. Ibyo nta kibazo rwose n'ubundi gahunda yari ukwemeza abanyakigali. N'ubundi kwitekereza hano tuzasura. Mubyo tuzakora byose ariko tugomba kujya kureba convention center. Nirirwa nyireba kuri Facebook. Isawa. Ko turi kwivugira convention nawe uraho wakerewe gusa. Shareke ibyo ngibyo fanizere ko mutarepese narazi. Oya ntiturarepeta ahubwo we tukivuga ibyo bya Kigali nzabajyana no muri ascenseur. Wasanga pazo wiyemera gucya yitiye. Umuseri se ni bikikana. Cyakora nubwo tumusetse nanjye sinzi cyari cyo pe. Yewe je noneho nzibona muri film ariko sindazikoresha. Ariko muri abaturage mana yanjye muzazibona rero nitujye Kigali. Nzanabereka uko bazizamukamo bajya muri etage hejuru. Ariko wagira ngo n'ubutembere tugiye muri concert. Ahubwo se tuzabona umwanya wose wo gukora ibyo. Ni kuzakora ibishoboka byose tugasevinga umwanya nkabereka i Kigali. Ahubwo se Valentine ubukaka box tumaze gushyiramo amafaranga angahe? Umva tugomba kuyabara tukamenya uko angana n'uburyo tuzakoresha kuko uyu munsi niwo wanyuma wo gupanga. Ushamuyaza nyine nyababarire.
wabizi ko ari njye boss wasakoze rwose nawe ariko kuyabara biroroshye reka ndebe ka gapapuro nanditseho ayo buri wese amaze gutanga Nyirirwa shangiye ndigende. Gigi we Gigi abaye ko yirutse papa wamereje ku gakinisho ka Gasaro yewe aho yakiriye asigaye afite agatege akiramo ari we urabona ngo karaseka Sine akuzukuru kanye ndagakunda pe papa nshimishwa n'ukuntu wundira umwana nubwo nagutengushye untenguka kutese kandi nyine kuba narabyaye mba numva nta kintu amariye umuryango uretse kuwuturaho ibibazo by'urusobe oya Sine humura kandi nta kibazo kidakemuka ni inshingano zanjye kugufasha no kukuba hafi nk'umubyeyi wawe papa ndabyumva ariko nanjye sinitwaye neza uyanza kuba nafite Gasaro ibibazo byose nta byari kuba rwose humura Sine tuzayifatanya kandi bizakunda ahubwo nubwo wabyaye ukiri muto ndagushimira uko uzi gufata inshingano mu bibazo gute se ubwo papa uburyo washakishaga udufaranga ucuruza avoka bigaragara ko wabereye Gasaro umubyeyi mwiza ukajya kumuvuza ukagira ute agomba kubikora ko se ari njye witeye uwo mu ruho oya Sine ntugakomeze gutekereza ku makosa yahahise ahubwo reba imbere wibuke ko turi kumwe kandi wungutse inshuti nyinshi nka Gigi n'abandi urakoze papa noneho ubwo Gasaro yakize ngiye gushyira imbaraga mu mushinga wanjye wo gucuruza avoka nibyo rwose ese Sine ujya utekereza kuba wasubira ku ishuri wapi simbitekereza kuko ngomba kwita kuri Gasaro ubusa musize yakurirwa n'andi oya erega Gasaro ari gukura wajya kwiga ko atakinaruhanyije se ese papa niyo nasubira biba amagambo y'abanyeshuri nayakira nshaha bati dore wa mukobwa wabyaye bampakato oya ibyo ntibyakubuza kwiga Papa Valentin, sinabona uko ngushimira ko waranyemereye kunyigisha pe. Ubu nanjye mfite icyo vuga ko nshoboye gukora. erega nawe uri umunyeshuri mwiza Gigi ntabwo ari bose bafata vuba nkawe mwiriwe papa mwiriwe Valentin Gigi bite se Papa Valentin, haraho ngeho gato ndaje. Gigi ni gihunze se kandi ari wowe narije nshaka Oya da. Ntacyo reka nguma. Valentin Karame kuntu ukagiye gufata amanota se watsinze yego papa nagize amanota 89% mba wa gatatu mu ishuri nuko mukobwa wanjye numunzaniye amakuru meza cyane yego ariko narije no kureba Gigi aho nimusigarane njye kureba umuntu ndaje Gigi yo mastika ntijya mivumbi Reka nyipfundikire. Gigi mbabarira umbwira ikintu wabaye cyatumye wiruka ukadusiga hari utanatubwiye aho ugiye Reka numvaga ndambiye ibiganiro mwavugaga byo kujya Kigali muri festival. ngurambiwe Gigi ko nzi kukundi yo sakwe twaririmbye ubwo warambiwe gute koko cyangwa nuko utararangiza gutanga amafaranga ahubwo nayo nene naguhaye yansubiza dore nta yandi nzabona kandi ndabona nta naho nzayakura. Se mama niyo mpamvu umva Gigi ndavugana n'abandi turebe icyo twakora ariko ntitugusige sibyo kandi uze kuza muri repetition ya nyuma ku mugoroba. Oya Valentin, sinshaka gustressa abandi bana rwose byihorere. Mwebwe muzagende kandi amahirwe masa. yewe we Kevin na mwiza felicitation sha murakoze umukozi mubwiye ko abatekera umureti kuko mwakoze pe mwakoze cyane mamani nakubeshye numvaga isi ndangire yo nza gusibira bwa kabiri wabibonye ko umuntu yiza ashyizeho umwe atabitsinda yego rwose nabibonye pe kuba umuhate nashyizeho mu cyumweru cya nyuma ari umfashije kwimuka byanyeretse ko nshatse najya mba n'uwa mbere cyane rwose Imana ishimwe pe nanjye numvaga mbabajwe nuko wari gusibira oya shamwi umusaza aba ari umusaza ntabwo napfa gusibira kenyeye ahubwo dushimire njye na Nike twagufashe gutegura ibizamini rwose nashimye ko mwafashe undi mwana akabasha kwimuka uzi mwiza yabaga ari kunyigisha yabaga yisharirije naza n'akantu ko ku ruhande akenda kuncamo kabiri Keve se kutamufatiye ingamba uziko na deranje Keve mu wa gatatu nuko uzarushaho rero cyane mamani ahubwo waduhamagariye mu rugo ukavuga ko twatsinze ninjye nuko ubaga ihene kabisa reka mbahamagara ahubwo aka kanya ntaribagirwa shaka kugira umunsi mwiza oya ntakibimbuza uko akazuba karasa niko mu maso hacya oya ntakibimbuza oya ntakibimbuza shaka kugira umunsi mwiza oya ntakibimbuza
uko akazuba karasa niko mu maso hacya oya ntakibimbuza oya ntakibimbuza sha tuzabemeza pe kabisa hanyuma rero ndabona gahunda yo kujya i Kigali tuyisoje gusa nubwo twishimye ewana iyaba bw'ejo tuzagenda gusa hari ikibazo kimwe kandi gikomeye nagira ngo mbabwire icyo kibazo se Valentin ntumbwiye ko mwatinya sanseya cyangwa mwabuze ibyo kwambara ariko koko hani ubwo urabona basani nkatwe koko ibyo ngibyo byaduhabya Kigali tuzabasigamo akantu ureke twumve icyo Valentin agiye kutubwira Valentin niba ari abaduherekeza mama yarabyemeye kandi na papa wawe yavuze ko azaza ibyo ni byiza ni ariko gigafite ikibazo cy'amafaranga ayo yari yateganyije gutanga ngo tujyane yagize ingorane arayishyura yo ihangane Gigi iyo tuba twaratangiye kwizigamira hakiri kare ubu tuba dufite amafaranga asaga none se ko byarangiye nyine ubu se turabigira dute ko ewa nanjye ngarutse kwiga kwizigamira ibintu bitunguranye ariko nyine nabimenye nyerewe rero njye numva buri wese aramutse yongeyeho 500 kuyo twari twatanze byakwemera ariko ntitumusige pe ariko abana we uziko muvuga amafaranga 500 kugira ngo roba yahinga ubwo murumva amakashi yava aka kanya ko bazo nukugerageza nyine none se umva twasiga mugenzi wawe faranga arabuze wana mujye mu umva mundekere ibibazo byanjye mwikirushya rwose muzagende muririmbe mwenyine ndabizi muzacana oya ntitwagusiga Gigi ubwo se ninde waririmba aho wari kuzaririmba ibyo nabyo umusani pazo ndahari nzaharirimba urumva abanyakigali ahubwo bazakabona umva muri ibyo pazo avuga atari byo byakorohera amana yo kubarushya oya